so ngewe icyo nashaka kuvuga z'uku kwezi amategeko avuga yuko iyo ikipe iferwafa ariko ngiyo umuyobozi yeguye uyobora ikipe cyangwa se nyine komite tuvuge ntihari iyobora ikipe ngo babiteganywa yuko mu gihe kitarenze amezi 2 iyo kibaye cyinshi ikipe iba yabonye igomba kuba yabonye undi uyiyobora bitari by'inzira cyuho bitari by'ubusigire Amfidel agiye 13 z'ukwa 9 13 z'ukwa 9 ukwezi kurashize ukwezi kwa iminsi barashize ubwo 13 z'ukwa 11 amezi 2 azaba ageze tayari ubundi rero mu mezi 2 abaporase yaba yabaye muri iyi minsi ikipe igomba kuba ifite indi komite nshyashya nkuko amategeko ya Ferwafa biteganya aho ngaho rero ni axel ari buze kuziramo nyine atubwira inteko rusange itaratumiza ni iki kigiye mbere muri rayonspor kujyanye n'imiyoborere tubwira n'abantu yuko twashatse no kuganira n'abantu muri rayonspor ntabwo birakunda ariko ku bijyanye n'aya mishinga y'isoko ry'imari n'imigabane ntabwo birakunda ariko bijyanye n'ubuyobozi ni iki kijya mbere muri ikipe ya rayonspor ikintu gihari rero ni iki ngiki abareyo babyumve neza bitonze ikipe ya rayonspor mu ijoro ryo ku cyumweru mu masaha y'ijoro nimvuga ijoro ntimwumve iri joro risanzwe za saa moya saa 2 saa 3 z'ijoro ni mu ijoro ry'igicuku kinihira mu kabuga nakabwiye bwihariye mu gicuku kinihira murahumva ni ya masaha byibuze yo guhera abantu basinze cyane saa 8 saa 9 n'umujura kwiba ntumenye ubundi ngabajura baza saa 8 saa 9 n'abantu bose basinziye urumva inama yarateranye muri ayo masaha saa 8 z'ijoro ku cyumweru iteranira hehe aho yateraniyeho ntago mpavuga kubera ko kubera impamvu imwe cyangwa ebyiri yahuzaga abandi urumva ahubwo nabwo yahuzaga abandi ni inama yahuje abantu benshi bayoboye equipe ya rayonspor uri mu Rwanda rero wese wayoboye rayonspor ari muri iyo nama Muvunyi Gacinya Sadate yego gukaristinga n'abandi ukaristinga n'abandi bose abo ngabo uvuze ugashyiraho n'ababaye aba vice president babo ba Martin Rutagambwa ugashyiraho abaciye muri rayonspor uwaciyemo wese nk'umuyobozi muri iyo myaka yose itambutse yararimo ugashyiramo Maître Zitoni ugashyiramo abo bejo bundi ba Furaha ugashyira bose ba Prosper Muhirwa bose umuntu aruhamye mbuga umuntu utarabashije kugera muri iyo nama bambwiye kandi nawe ngo bijyanye naho amasaha yarageze kandi kuko ni telefone baraguhamagaraga bakakubwira bati Ruvuyanga ugomba kuripotinga ahangaha iyi saha iyi ni bagahamagara undi bakamubwira bati iyi saha iyi ugomba kuba uri hano ubwo rero ni ibintu bisa nkaho byabaye binatunguranye ku buryo umuntu utaruri Kigali byari kugorana kujya muri iyo nama umuntu ushobora kuba atarabonetse n'intamaka bashaka ko ari mu ntara shoko ari Butare nyine urumva ariko bandi bose yayo mazina yose ba Sadate bose bari bahari bararipotinga mu nama muri ayo masaha y'ijoro inama ikorwe neza nta nduru nta muvundo nta rusaku rw'imodoka inama yatangiye izo saa 8 z'ijoro inama yarangiye saa 2 kuwa mbere what yatangiye saa 8 z'ijoro irangira saa 2 kuwa mbere inama urumva baraganirizwa iyo ni ikigo urumva institution kweri baraganirizwa ikipe ni ikintu kinini cyane president wa Ferwafa yari ahari urumva na ministre of the sport mu nshingano yitwa Nyirishema Richard abo nibo bantu babiri navuga abayobozi bari bahari urumva abayobozi Nyirishema Richard minister arahari se yego muri yo nama ya saa 8 urumva urumva na president wa Ferwafa Jesus Christ nundi muyobozi no way urumva nundi muyobozi mukuru mu nzego z'igihugu iyo nama yarimo abayobera iyo siporo imena bose harimo na minister cyane Richard Nyirishema harimo na president wa federation aho niho ho kwitsa kuko niho hakomeye cyane noneho ningenda mvuga nintavuga aho inama yabereye urumva nintavuge uwo muyobozi wundi mukuru mu nzego z'igihugu
inzego nkuru z'igihugu. Nivuga inzego z'igihugu reka nongeraho nkuru. Inzego nkuru z'igihugu hejuru. Uwo nawe ntago izina rye ntago nari mentioning na post afite. Ntabwo ari ngombwa. Mu rwego rwo proteger source yanjye. Ni discretion. Yego ntago namuvuga. Ariko ni umuyobozi mukuru. Nawe yarahari. Urumva? Nawe yarahari. Inama irabaye baraganira. Baravuga bati ikintu cya mbere tudashaka kongera kumva muri Rayon Sport. Abantu bari bicaye bari kwiga bateye dusonga bugari umugani wa babantu. Urumva? Ikintu cya mbere tudashaka kongera kumva muri Rayon ni ikintu cyitwa ngo amatimu. Towa. Amatimu byaje ngo special team, ngo imena, ngo abasaza. Baravuze bati ibyo bintu dushaka kongera kubyumva. Hahise hakorwa team imwe. Special supporting team. Special supporting irimo ba Sadati, irimo ba Muvunyi, bose ubu ni bamwe bari hamwe. Ikipe barababwiye bati tuzongera kumva. Iyo ni ikipe ishinzwe kwita kuri Rayon Sport cyane no kuyibungabunga muri iki gihe cyane. Tegereje amatora, tegereje kubona ubuyobozi. Barababwira bati mufite ikihe kibazo bareyo. Bati bayobozi gutya urabona ibintu by'ibirarane. Rayon Sport buriya yarisigaranyemo ibirarane imyenda ya miliyoni 420. Baravuga bati icyo kintu niba hari ikintu kitagomba guteza ibibazo n'ayo mafaranga. Babemera ko ayo mafaranga y'imyenda bazayishyura. Ariyo supporting team, special supporting team. Abo babatumiye ngo babatumiye. Yego. Abo bayobozi cyane baravuga bati ayo mafaranga miliyoni 420 za dete z'iyo myenda n'ibintu byose mwagiye mutiratira muguzaguza abantu miliyoni 420. Umuntu uzaza kuyobora Rayon barababwiye bati turashaka ko umuntu uzaza kuyobora Rayon azasanga yera, azatanga zero, nta kintu cy'imyenda naki yera. Miliyoni 420. Ako yabwiye abarebe yuko ngo bafite amakuru meza ashobora kubasozanya umwaka. Urumva? Miliyoni 420. Itereka rwose babwiye kuvuga ngo ntazava muri special supporting team ubwo irimo ba Sadati n'abo bandi. Aribo batakaga bavuga bati ibyo bintu biri mu bintu bituzonze. Iyo mpamvu ubwo deja birumvikanisha impamvu hari president Ferwafa, hakaba ministre wa sport n'undi muyobozi mu nzego nkuru cyane hejuru yo ngo Rayon Sport igomba gufashwa gukiriyaringa ibyo byose. Umuyobozi mushya atangirana imishinga itari tayari. Urumva bishimye mutubwire. Urumva? Noneho rero baravuga bati rero akabareye kuri YouTube barahari. Urumva? Ayo ni amakuru yo kuri radio. Ikindi kintu uribuka ibihano bafatiye ba Muvunyi bababwira ko batagomba kuzagaruka muri Rayon no kurema imikino yabo n'ibiki byose byari muri arena ngira ngo neba nibuka. Murabyibuka cyane kurema imikino yihe? Ntimubyibuka bababwira ko batemerewe kuza kureba imikino. Urabyibuka n'abagacinyira abande bose imikino ye bimena ya Rayon Sport Football Club no kongera kugira ijambo mbega bavuga yuko nako bavuga yuko batakumiriwe. Basabwa kujya ku ruhande. Yego. Perezida Jean Fidel na komite bakayobora badahwemo batavangiye. Ibyo byo barabisabwe. Urabyibuka ariko nta wabujije kuza ku kibuga. Muri arena kuza ku kibuga byo nta muntu. Urabyibuka ko babisabwe? Barabisabwe rwose. Bababwiye bati ibyo bivuye ko atazagira n'undi muntu uvuga ngo ntiyemerewe ngo gutya na gutya. Ubu mwese mwemerewe kugira uruhare mu ikipe yanyu. Ni mwisanzure. Mwese n'abashobora kuziyamamaza muziyamamaza ubu murimo. Uri kumva? Nta kibazo gihari. Barangije sasa bashyiraho komite igomba gufasha Roger muri iyi minsi. Urumva? Mu gihe hagitegerejwe cyane amatora. Yego. Muvunyi usaza makuru aho ngaho. Paul Muvunyi. Urumva? Sadati Munyakazi. Gacinya. Chance Denis. Yego. Babaho umusaza witwa Maître Zitoni aravuga ati ibibazo muzajya mugira by'amategeko azajya abagira inama. Ariko mufashe Roger iyo ni komite iriho yayisubiremo igomba no gutegura inama y'inteko rusange izagera iyo komite yisubiremo izatorerwamo. Iyo komite yisubiremo ndayijuriye. Twagiye uvuze Muvunyi Paul Gacinya Chance Denis na Sadati Munyakazi na Maître Zitoni. Yego. Ni batatu na Maître Zitoni bazajya bagira inama mu gihe amategeko. Ubwo niyo bagomba gutegura inama rusange kandi bakamakinga sure ko Rayon imeze neza muri neza cyane. Wow. Urumva? Nawe nuko wamfura we komeza witerekere. Nakwibutsa warugeze watubwira guti hariho navuga ngo ni nk'akanama
burya ntabwo iba ari komite, ni akanama k'abagabo bane bagiye kureberera Rayon Sport bafasha Roger. Rayon Sport bafasha Roger ntabwo ni ukumufasha kwiyobora no guhuriza abareyo hamwe kugira ngo inama y'inteko rusange izagende neza, amatora agende neza, kandi byose bikorwe Rayon Sport idahungabanye. Yego. Ariko se ubundi yahungabana gute yahawe assurance ko ibirane by'abakinnyi by'amarekritoma n'amasareri y'amezi 2 ukwezi kwa kabiri kwamaze kugeramo bagomba kuyishyurwa bakayahabwa neza biturutse hejuru? Urumva hari ingorane zirimo se? Nta ngorane tereke wa mfura we. Ubwo rero ikindi gihari noneho cyagombaga guhita gikurikiraho kwari ugufata abari bazanye wa mushinga urumva wa Rayon Sport wari umaze iminsi usobanurwa Ruvuyanga, ngira ngo nacyo mwari mwatumiriye ba Claude n'abari gukora kuri uyu mushinga na ba Maître Freddy bose nabo bari mu nama. Nibyo ubu rero ikintu kiriho kuko urumva uriya mushinga wari uwabo hakiriho amatimu, sibyo se? Yego, hakiriho amatimu, wari uyitimu y'abasaza. Ubu rero ikintu kiriho basabwe ko bagomba gukomeza gukorana na ruhande rwa Sadati nabo bakumva ibitekerezo byabo kuri uriya mushinga bagahuriza hamwe. Ariko amakuru ya nyuma numvaga avuga ko rwose ba province nta antagonisme kirimo muri cyane. Urumva birumvikana nuko kubisabwa ntago urumva kugira ufite umushinga ninde se wabyanga kugira nibura igice kivuga ngo hari abantu bafite ba nyiri ikipe, donc bafite uburenganzira muri ekipe, bafite imigabane muri ekipe hetetere bashora muri mari, hakaba n'uruhande rw'abafana bafite uburenganzira bwabo siritu kuri stati. Urumva ni ibintu nta muntu wabyanga, nta muntu wakwanga ekipe ifite aho ikura ubushobozi kandi mu buryo buhoraho buri sustainable bw'igihe kirekire, nta muntu wabyanga pe. So ubwo rero twibazaga tuti ko ibintu byose bimeze gutya Axel, hakaba hasigaye iminsi mike ngo y'amezi 2 ateganwa na federation arangira, hasigaye iminsi ubwo 12 amatora utecyumviririzo birasa nkaho iyo nteko rusange ishobora kuzaba ryari. Inteko rusange bavuze ko izaba mu mpera z'umwaka, ariko ntibavuga igihe ngo bapresize, ariko hariho haragarukwaho mu mpera z'ukwezi kwa 11. abona kuzigira, ariko aya makuru nawe yafiteho rwose. Aravuga iki? Arahuza nawe ati iyo komite yahawe igihe kitarenze iminsi 10 kuba yashyize ahagaragara icyerekezo cya ekipe, hakabaho inteko rusange hagashyirwaho ubuyobozi bushya. Nuko bimeze, bivuze ngo bisobanuye ko mu minsi 10 iri imbere turaza kumenya ngo inteko rusange zaba ryari. Yego, izitabirwa na bande. Fan club zemewe ni ikibazo gikomeye, murabyibuka ko habayemo ibibazo by'amafani club ku bwa Jean Fidel. Hari fan club yahagaritse zitari zemerewe gukora, kiragiye zitari zemerewe kwitabira inteko rusange n'imyerero kubera ko tuzi ibyangombwa bataratangaga imisanzu nk'uko bisabwa. Hazongera kuba precision siritu kuri fan club zemerewe kwitabira inteko rusange no kugira uruhare mu matora. Birumvikana rero ni ikintu gikomeye, nyuma y'amatora hazaba iki mu bijyanye n'imishinga. Bivuze ngo hagati muri uku kwezi turimo fete nka tariki 15 so twamenye neza gahunda yose uko imeze, amatora azaba ryari, bizagenda gute, ni bande bemere kwiyamamaza, ninde uziyamaza ahanganye nande, byose bizabyagiye ku murongo. Ariko ikiza kirimo nuko Rayon Sport izafite ubuzima iri gusurvivinga imeze neza. Ubwo rero ikindi cyahise cyongerwamo ngo kigomba kuzakorwa no muri stati ya Rayon Sport no kuzashyiraho inama y'ubutegetsi. Inama y'ubutegetsi board, bayita board. Urumva ubwo hari naho byitezwe ko bamwe muri aba basaza twagarukagaho, abasaza b'inararibonye bo muri Rayon Sport abenshi ariho bashobora no kuzisanga. Ubundi iyo nama y'ubutegetsi cyangwa se iyo nama yenyine ya board ya Rayon Sport ubundi muri stati ya Rayon Sport ngo ntihabagamo, akona ko bakongeyemo. Ndibuka turi mu muhuro muri breakfast na minister wa sport na PS we Madame Neri Ruvuyanga, numva twari kumwe. Nari mu kiganiro hano. Wari mu kiganiro. Ntabwo wari Rigani. Nari kumwe na Rigani. Abanyamakuru babiri, uwo bita Rugaju Rigani n'uwo bita Sam Karenzi, bahaye minister Nyirishema message iri clear kandi biragaragara ko yafasheho seriye. Baramubwiye bati nibyo hari ibintu byinshi byo guteza imbere muri sport y'u Rwanda pe, atari ko kujenjekera ikibazo cya Rayon Sport igahora mu magorwa, APR igahora mu magorwa ngo ntiyagiye mu matsinda ngo byanze ngo byagenze gute, Amavubi ntagiye muri AFCON. Ibi bintu binini ni mu bijenjekera ntabwo bizakunda. Yego ngaye nguko rero
twaganiraga kuri rayonspor na match yabo bafite na kipe ya Kiyovu Sport. yes turebera hamwe mu by'ukuri abareye uburyo bakomeje kubwira Kiyovu amagambo akomeretsa asesereza yo kuzayibabaza. Muretwa Ngabo nayo icyo azazana bagiye kuri Ngabo X. kwikira ku mbuga nkoranyambaga ubu. Bagiye kuri X umwana w'umugazi kwandika amagambo yahoze yitwa akomeye. Twitter. Ngabo ntabwo ari umuntu mwiza ariko Ngabo noneho agira Ngabo. no kuri mikoro yakwica ariko buriya kwicira neza ni kuri ku mbuga nkoranyambaga pe. nk'ubu Kiyovu urumva Kiyovu ni ikipe imaze imikino 5 itsindwa iri muri bomboni. Kiyovu yatsinze match ya mbere yabo ifungwa na AS Kigali AS gusa. Kigali kuva icyo gihe bakinnye indi mikino 5 yose habe no kunga yose barayitsinzwe urabyumva. Ekipe ya Kiyovu Sport ni ikipe ifite abakinnyi batarenze 15 urumva ni ikipe mana y'u Rwanda itemere gusinyisha abakinnyi no mu kwezi kwa mbere yewe na n'ubu ngo ntibarabona clearance cyane kuryo no mu kwezi kwa mbere avuga ko basinyisha ni ikipe iri mu bibazo ariko ntekereza ko nabo impamvu yabo ya Rayon Sport nyine yo kubavugaho amagambo akomeye ntekereza ko byazamuye cyane na Juvenal. yego Juvenal ejo bundi yari donc yakoze statement ikomeye avuga ko nubwo atakiri mu buyobozi bwa Kiyovu Sport nubwo atakirimo nubwo yayivuyemo ariko yiteguye kubafasha yere kuri uyu mukino bisobanuye ko turabyibuka ko Juvenal ari perezida wa Kiyovu Sport Rayon ntigeze itsinda Kiyovu Sport. Juvenal rero bakabagazirindwa ahubwo ngira ngo icyo gihe yari reba Jean Fidel kanenjire muri Juvenal kongera kugaruka kuri iyi match bivuze ngo nyine yakongeje umuriro wa derby na hamwe rero hamwe n'abasaza baje Juvenal icyo namubwiraho ni kimwe makuru mfite kandi yizewe. Juvenal bivugwa ko hari abantu bo muri Kiyovu Sport bifuza mu buryo buri indirect cyangwa badashaka kubyerura ko yabafasha bakava muri ibi bibazo barimo. Hari abakinangira mu mitima yabo nyine bavuga bati nagende nta cyiza cye n'iki nacyo cyangwa bagaheza inguni, ariko hari abandi ngo inyuma y'amarido bifuza ko Juvenal yaza akabafasha ibibazo bigakemuka. Niyo ataba perezida wa Kiyovu Sport, niyo atakongera kugaruka muri Kiyovu Sport, ariko nk'uko nawe yabivuze ni umufana wa Kiyovu Sport, hari abifuza rero ko yabaho ubufasha kuko ikibazo cyabuze ugikemura. Ubufasha bwa Juvenal babukomeye buri utagira ngo abantu bose batanga ubufasha bwa Juvenal, umuntu ugutegura mu kibuga no hanze y'ikibuga. Juvenal rero kwikofa akaba ariyo ahantu hose akaba hari. Abayovu bamwe na bamwe baragambanye barema inzira yo kugira ngo Juvenal agaruke abaho ubwo bufasha bwo kuva ahantu habi bari twavuze. Bafata umwe mu bari imandwa za Juvenal ubwo yayoboraga ikipe ya Kiyovu Sport ngo agende amureshye. Uwo muntu sinanjye bamugana axel sindi umuvugi, ariko numwe mu bantu ba Juvenal ntagaze gukoresha n'abakire bose ariko abenshi ibintu by'imbaga nkoranyambaga n'ibyo abantu babajeni batoye. Juvenal ko mbona akunda, ariko Juvenal afite Instagram yitwa Mvukiye Juvenal akurikirwa n'abantu 25,900. Ibi 25,900 Juvenal iki Juvenal andikamo Juvenal akanyerezo ko hasi akarongo ko hasi yose yatangarije avuga ngo Kiyovu Sport ku mutima abasaza baraje mbereke niwe bitangarije ejo bundi kiro twadutima twariyo. Iyi post rero iriho umukobwa wambaye jezi ya Kiyovu Sport, yego niyo n'utudarapo gutya two kwitama, ntabwo ari Juvenal wayikoze. Yahaye uwo muntu telefone amubwira ati postingira ibintu byanjye na Adaxi bari batsinze Sport muri weekend. Iyo weekend ni weekend imwe Kiyovu Sport yatsinzwe, Adaxi na Sport bakinnye ariko cyumweru Amavubi yakinnye. Kiyovu Sport rero yakinnye na Bugesera yatsinzwe 2-1 kuwa gatandatu. Uwo muntu rero bamutumyeho Juvenal bahura, uwo muntu aramubwira ati se perezida ko nshaka ko dusangira icyayi, ati nyuma y'umukino wanjye kuko ntago Amavubi yarakinnye ariko na Adaxi rakina. Byo ntago bivuga ngo Amavubi yakinnye ngo nta shampiyona yabo icyiciro cya kabiri barikinira nta kibazo. Hanyuma Juvenal aramubwira ati nta kibazo aze tuganire. Barahuye ku cyumweru
n'iyi foto murabona yuko handitseho ngo 3 days ago. Ni post yo ku cyumweru. Post yo ku cyumweru aramubwira ati postingira ngiye numva nishimye gutsinda siporo ibintu bimeze neza cyane. Yashyizeho ifoto amafoto atandukanye harimo Juvenal amanika amaboko cyagiye baserebra ashyiraho amafoto ya ba Rugangura ari mu modoka hejuru bageza Nyagatare ibintu bimeze neza na za hehe ashyiraho na ba Aziz. Caption ngo Kiyovu ku mutima abasaza ba ya kipe muri tayari question mark kwantisipa match yakurikiragaho ya Rayonspor na Kiyovu n'urucabana. Juvenal we avuga ko yisanze kuri Instagram ye hariho aya mafoto ko atabisibye se, bikavugwa ko ari ukugira ngo bamureshye agaruke ari uwo nguwo ushinzwe imbuga nkoranyambaga ze wabikoze atari Juvenal. ariko gose ba moment Juvenal akiroturuva atari bubone uburyo asobanura uburyo yapostinze ibi bintu hanyuma agahitamo nyine kuza nk'imbunda y'umusada ije gutabaraho rukomeye. yarabyemeye ko agomba gutabara se, yarabyemeye cyane arabyemera kuko hari igitangazamakuru kimwe cyandika cyamuhamagaye bamubaza kuri post avuga ko ashaka gufasha Kiyovu Sport. Yarabivuze kubona amanota nibura 9 yuzuye uhereye kuri match areyo na match ebyiri zakurikira. Aravuga ngo nitubona amanota 9 akiyongera kuri 3 dufite tukagira amanota ubwo 12 birabisobanuye ko dushobora kongera kwiyandayanda faze rikazarangira amanota nibura nka 30 tuyagize. Ego assurance yo kutamanuka. Avuga tugize amanota 9 yikurikiranya tukongera kuri 3 Juvenal arabyemera. Ariko noneho ngo hakazamo n'akandi kantu yuko Juvenal akiyobora Rayonspor akiyobora Kiyovu Sport. Rayonspor tigeze mutsinda abayovu bamuzi nk'umuntu wangareyo kandi wanayigoye wanayitsinda. Aho rero niho abayovu aho niho abayovu buririye rero niho bigiye gukomerera. Rusange reka nkwereke icyo nabonye abanyamupira babitekerezaho. Kiyovu Sport ntabwo ari bikeneye kuko Juvenal garuka muri Kiyovu atagetinguye umukino wa Rayonspor nukuza kongera nukuza navuga ngo ni nko kugira utese, ni nko kwihorera cyangwa se gukomeza ubukeba bwe bwite n'ikipe ya Rayonspor kuko nyuma y'iyi match ntabwo azagaruka. Nibyo avuga by'imikino y'indiri imbere ntabwo azagaruka. Nukongera kugaragara. Juvenal n'umuperezida ukunda kugaragara kandi nta kipe mu Rwanda iguha visibility nk'ikipe ya Rayonspor. Ibyo si urucabana. So uvuga ngo rero iyi derby kugaragara mu ntebe z'imbere bivugwa ko yatanze prime yategeye abakinnyi nukongera kwigaragaza kuko nta rugo ruhahira urundi. Perezida wa Dax muri Kiyovu ngo aje gutanga umusada wa match imwe, ashobora gutanga umusanzu nk'umuyovu bisanzwe ariko kuvuga ngo mbe bategurira iyi derby ngo twongere twivunere Rayonspor. Kiyovu Sport ifite ibibazo birenze ikipe birenze ibi byo gutsinda iyi derby. Kiyovu Sport iri gukina ifite abakinnyi batarenze 15 ariko Kiyovu Sport ifite ibibazo byinshi. Mu nama yo kuwa mbere birenze Juvenal. Inama yabaye kuwa mbere muri Galaxy ari mu Kiyovu abayovu basanzwe bakorera inama bongeye kuganira ku kijyanye no kugarura bamwe mu bakinnyi ba Kiyovu batakomezanyije ariko bari bagifite amasezerano yayo. Aho ngaho ngo nabo bahereye bahita boherereza tike Musengo wa mu Kongomani nyanyagira teye ubwoba wihuta cyane ukina imbere ku ruhande umwata kuteye ubwoba wamwohereje itike bikaba biri kuvuga ko ashobora kuzahagera ku munsi wo kwa gatanu mu gitondo. Rero ama Juvenal ngo yabagiriye urumva aravuga ati ko muri mu bihano bashatse abakinnyi bakunda Kiyovu naho bari hirya no hino badakeneye kugurwa tuzabafasha bagaruke. Ubwo Musengo bahise bamwohereza tike nibwo Norodie nawe ngo ari muri gahunda zigaruka nawe ngo arahagera vuba cyane. Aba basore bitwa Bambonyi urabizi ko Mbonyi yari arashwanye n'umutoza yego Jocelyn. Abitwa ba DM abitwa ba Patrick bose ngo bagiye kugaruka. Kiyovu igiye kurekipera abakinnyi batari hasi byibuze y'abarindwi. Urumva baza bagerageza kongera namenyeje ubundi ko ngo mugenzi byembe ngari mu Budage muri squad yaragiye. Urumva cyaba ari ikintu cyiza cyane rero nicyo bavugaga. Ntegeza ko ikintu rwose cya Juvenal uyu muriro yakije kuri Rayonspor ntabwo ari gukunda Kiyovu. Oya ibi ni byitwa selfishness, egoisme no kwikunda. Mwango ushaka urumva reka tujye tubireba neza sibyo. Reba Kiyovu Sport uburyo yatangiye sezo imeze. Reba ibibazo yagize
murabyibuka muri summer transfer window Juvenal arega Kiyovu, yareze Kiyovu barashidika, murabyibuka. N'ejo bundi agihamya avuga ngo Kiyovu igomba kunyishyura amafaranga imfitiye $100,000,000, yayicanyeho umuriro ku buryo bukomeye. Match ya Rayonspor irageze, nibwo Juvenal yibutse ko Rayonspor itigeze imutsinda ayoboye Kiyovu, akeneye gukomeza kuyumvisha ntabwo ari ukugirira Kiyovu amanota arasa, amanota arangana, kandi aribo bamushaka gato, kandi aribo bamushaka. Ntabwo ibyo uvuga ngo rega ngo bamupostingiye kuri Instagram utagira ngo twabyemeye, ntabwo turabana. Ntabwo naza kutubwira ngo umuntu wamupostingiye kuri Instagram ngo n'abayovu bamupostingiye kuri Instagram ye, ntabwo naza kwitubwira turabyemera. Nayifashe nka story, ni story nyine, niko ngo story yubatse. N'urwenya iyo ni genzi comedy. Ntabwo babwira abantu ngo umuntu wamupostingiye ko atabisibye se, iyo postingiye atabishaka ari guhita bisiba, gusiba post ni ibintu byemewe. So nta nubwo ari kujya kwitanga interview yabihamye. None se ni gute yagiye kwitanga interview abishimangira kandi bari posting yatabishaka? Ibyo ntabwo ari byo. So ntabwo ntekereza ko Juvenal atigeze abona ikibazo Kiyovu Sport ifite kuva sezo yatangira, kuva no muri summer transfer window. Ayiregira amafaranga yikanira avuga ngo ntibizakunda ko mutansubiza amafaranga yanjye mumfitiye, kandi tuzi nizo diru zayo mafaranga uko zagenze. So kuko Rayon Sport ije akeneye kugaragara nyine mu nkuru z'iyi derby, uko urwo ntabwo ari urukundo rwa Kiyovu Sport, ni visibility ya Juvenal nk'umunyamupira ufite equipe muri deuxième division. Ejo bundi bamuvanye muri board ya Rwanda Premier League, ubu se urumva kiri relevant nk'umuntu ukomeye mu mupira. So akeneye ikindi kintu gituma yongera kugira icyo kintu nyine cy'uko umuntu munini mu mupira w'amaguru. Afite equipe ya Dax, abari kuri stade y'Ichia, donc ejo bundi wenda Kiyovu byagenda gute? Nese ntashaka kwizamuka, nizamuka se bizagenda gute? So ntabwo ari kugirira Kiyovu, arashaka kongera kuba ni n'umucuruzi rega, arumva Juvenal ndamuzi ngewe mbaye story se. Nese ejo bundi access sezo wabuzemo igikombe Nyagatare, mbere yuko gahunda y'Inyagatare iba, mbere yuko batsindirwa Inyagatare. Ibyabaye kuri Juvenal na perezida wa Musanze FC Trump se ntimubizi ko byambereye mu maso, byambereye mu maso. Juvenal niwe wanyihamagariye atiza na telefone nkamera ntangaze ntanga ubutumwa, atangariza perezida wa Musanze FC azamura cyakina avuga ati wowe ucuruza urwagwa, ngiye mfite amasitasiyo ya essence naho duhuriye mu by'umupira. Ni umuntu ukunda kugaragara, akunda kumvikana mu nkuru z'umupira. Nta hantu rero hamuha visibility haruta iyi derby ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Rayon Sport. So abayovoro nibatekereze ko hari ikintu cyataragiye gukemura kuri none soza iyi derby nirangira bizabirangira. Ntabwo bamukeneye, ubona batamukeneye. Ntabwo bamukeneye kuko yagiye deja arabayemo. So ibibazo byaramurenze bya Media yavuze, aravuga ati akanyenyeri nakaduha akakanda twebwe nk'umuyovu nawe nikavuga. None avuga yuko wanagakanda bucece. Nese ni yarabayo benshi batanga amafaranga, ntabuze access batanga amafaranga. Ushobora kuvuga ngo nubwo mfite Adax ariko nkunda Kiyovu bakire, nkuko n'abandi bayobozi b'amakipe bashobora supporting indi kipe. Ashobora kuvuga ngo ngewe muri izi match murimo gutegura ndabaha $5,000,000 zo gutanga prime ku bakinnyi, ariko ntabwo bisaba kujya mu bitangazamakuru uvuge ngo abasaza bariyongeye kuza mbumvishe murabizi ibyo nagiye mbakorera. Oya kandi aho bihuriye rwose. Yes, ngiyo match ugurira ryari ku itariki 8. Ubwo no kuvuga ngo gahunda uko iteye, nabonye n'abareyo n'ibiciro tayari bamaze no kubishyira hanze. Ubwo ni tariki 8 sibyo? Kuri Kigali Pele Stadium saa 12. Ibihumbi 3 kuzagura hakiri kare, ibihumbi 5, VIP ibihumbi 10, VVIP ibihumbi 20. Uzagura ku munsi wa match day, yari itike ya 3 icyo gihe izabigura 5, ya 5 izabigura 7, yari 10 bigura 20, ya VIP ari 20 bigura 30. Akanyenyeri 939 urwego. Abantu nibatekereze ko iyi match hendutse zabihenze, buryo bakubwiye ngo Ari Birds kwa kundugura tike hakiri kare, itike mu 3 bakubwira ngo izaba yabaye 5 ku munsi wa match. Ni match henze, match irahenze cyane, bakakubwira ngo tike ya 5 izaba yabaye 7, tike y'10 izaba yabaye 20 ku munsi wa match. Abantu ntibarangare ngo bategereze kwa gatandatu, ndabizi ko ari derby zarebwa kwa gatanu. Rayon Sport imaze iminsi yitwara neza,
by'umwihariko imeze neza. ntiratsindwa muri iyi sezo Imeze neza. no mikino y'inshuti mwabonye ko yagiye yitwara neza igaragaza ko ari neza. ekipe mu by'ukuri ikomeye yarekipe n'abakinnyi bayo bari bamaze iminsi badahari ba bare Yego. bameze neza ba majariwa baje bari tayari umwana bavuga n'aya makuru yose umaze kuvuga yaba abayobozi barimo kwitegurira ahazaza ntekereza ko ari ni ukwiruhutsa ni soulagement kuri ekipe ya Rayon Sport bazabona amafaranga ntekereza ko abareyo bazitabira no ntabwo bisaba kubahendahenda pe bazitabira kandi